ndi nomine maze imyaka 10 muri kariyeri ndi hagaze ndi kureba abantu bano nine uzongera kwitabire usanze nababwiye ngo iki ntago nafata umuturage washyigikiye nkaba uwo ndiwe none ahangaha ngo nzenguruke igihugu ndi ku mwaka 200 ahubwo ngomba kuyama ko yangiza uwo ndiwe babikoze uri kubanenga ntabwo mbanenga buri muntu atekereza uko nese bamenye ko ari umuservateri yewe mfite abana 3 inshingano ziranga wasanga ari umugabo wabikoze andusha amafaranga icyo navuga kuri Mashariki ariko ntabwo wambwira ngo nanone ni itegeko ko matanira ikintu ntarabona gusa ikintu barakerekanye ejo niyo mpamvu nyine amajwi y'abafana babamenye ahise azamuka bamaze kubona imodoka mu bindi byiciro bindi uhataniye harimo icyiciro cya Best Actor hakaba n'icyiciro kirimo filime yawe muri feature film hakaba n'abakinnyi bawe muri filime zawe bari nominated mu bindi byiciro kutashye amaherezo naya uri buze kubafana ntabwo uza kwishimira ntabwo nabishobora kabisa nta byiciro bihari ariko twazengurukanye ahantu henshi hagiye hatandukanye wari koze hose uri active n'ibikorwa bigenda neza finali uricaye ukigeramo uhita usubira inyuma urasohoka ibaze kubera ikibazo n'iki kandi nabutegeye nari mpagaze neza ariko bacanye amatara numva reba ukuntu nambaye umva siri ntabihaye agaciro nambaye nabi oya banza rero mpamvu bakwimye ibyicaro yendi nomine kandi muri People Choice yego naje kubera ishema rya sinema nyarwanda yego ariko nanone biragoye ko wategereza event karangira uhagaze kubera icyo ubona ari impamvu na protocol yari hari mfite intege nke amaze iminsi nameze neza tumaze iminsi mu shooting ndananiwe pe ariko nabuzana kwicara kuvuyemo kandi harimo na sinema yawe yatowe filimi yawe iramutse itwaye igihembo udatandukanye none se ngitwaye napfuye nguye imbere y'abantu kandi nkatwara igihembo urumva ni ibintu bitandukanye jewe ubuzima bwanjye ntabwo buhagaze neza ndahagaze urumva rero kuba natwara igihembo biranashobora ko nanagitwara ntabwo mbizi ibyo bapanze sinzi ibyo ari ni ikibazo cy'uko ahantu huze se cyane uko protocol urebye nabo ntabwo nababreminga pe ntabwo nabagaya ahubwo nuko bagize abantu benshi ikosa ni iryande ni iryawe wakererewe ikosa ubwo ni irya Sara ariko uko ntekereza ko bashyitsi bakuru ba mbere ni twebwe nitwe bari guheraho cyo ntabwo wabona rero Sara yose yicaye abanyamahanga bicaye imbere nta kibazo bafiteho nanjye nabahagurukira ndetse hari naho banyeretse kwicara inyuma mu bafana ariko mbona hari umubyeyi uhagaze uri muri duhatanye abishyize mu bafana naha intebe nayihaye mama bashyize mu bafana ariko aho nari bashyizemo amazu kuko njye sinakwicara ndeba umubyeyi yego ariko nawe wabyiteye wewe waje nk'umufana yaje nk'umufana Kiboke icyo dushaka kukubaza abantu benshi ntibari kuvuga rumwe ku bijyanye no gutsinda aho amakuru avuga ko abenshi mu batowe bitoye cyane ko ufite amajwi 18 uwavuga yuko uzize kutitoye ntiyababeshya urabivuga hwiki sinde ubigiramo uruhare kuko ntiwabona amajwi 10,000 mu munsi umwe kandi twaritoresheje 80,000 kandi twari tumaze mu marushanwa amezi ukwezi kugera ariko kuko kwezi kwashize ukaba nta jwi wari ufite ku munota wa nyuma ku munsi wa nyuma ukayagera nese ubwo abantu bagukunda ku munota wa nyuma abafana bari basinziriye oya ubigiramo uruhare niba abafana bakurohora mu mazi babona hasigaye akaboko mu kirere oya ingi nayivuze turi muri radio show ni Money Choice tukira aho ngaho Clapton umuntu nabyumva neza arareba asange ufite imibare iri hasi 18 ari riyo ariko turi mu baturage tubona abantu bagukunda barankunda pe ugereranyije n'abantu ufite amajwi 18 ariko hari abashyizemo amafaranga umuntu ntashobora gutekereza akavuga ati impamvu wakwimye agaciro no kugira ngo bakwicaze nuko nawe utahaye agaciro ibintu byabo ukanga oya baranyubaha ndabizi abateguye rino rushanwa baranyubaha ahubwo match yabarenze nabo nta kintu bafite bakora none se Kibo abantu babaye benshi bitandukanye n'ibyo bateganyaga Kibo urumva bikwiye ko igikundiro cy'umukinnyi w'amafilime n'ibyo mukora koko bikacinga kuri feelings z'abantu igipimo cy'igikundiro gikwiye kuba amafaranga oya ngiye narabivuze turi Musanze nibongera gutora People Choice bazafate twebwe abakinnyi ba filime twitorera umukinnyi ukunzwe hamwe n'abanyamakuru tubihurize hamwe muri Miss batoraga Miss Congeniality Munyampingu bana neza n'abagenzi umukinnyi ukunzwe ndamuzi kandi namwe muramuzi kuri njyewe ni Regis cyangwa Kiramani kuko umukinnyi ukunzwe bigendera kuri trend aba nibo bashyashya nibo maraso mashyashya natwe turakunzwe na bapapa barakunzwe hakumbwiye ngo tanga igihembo na motivating umuntu ukiza kuruta umusiniya nese ibihembo papa bafite birarenga 10 ibyo mfite birarenga 10 kuki nta kuki umuntu utarakibona
Nsaba arahari ntakunzwe se ndimbati se mu baturage nimwe ntaca impaka se rero gutsinda hano ntabwo bisaba kuba ukunzwe bazabihindurira inyito gutsinda hano bisaba kuba wishoboye ukaburita hanyuma ubwo wavuze kuri best actor people choice best actress people choice wa Kibonke yaba nde yaba ngende kuvugisha ukuri yaba Aisha nkurikije amarodi show inyindi Aisha hari abamurenze bakoze ibikorwa bihambaye kurusha Aisha ariko nyine n'ukunze ariko kuko igihembo kiri muri uyu mwaka Aisha yaciye impaka ariko nanihanganisha mugenzi wanjye Esperance ko ketchup waduhemukiye kabisa n'abafana bake nagari ketchup ariko uriya mu mama turamwubaha no mu rugi bamenya reka bariko mbivuga ketchup akina muri bamenya n'ubundi akina muri bamenya akaba na boss wayo abo bombi nibo batwaye ibi bihembo nk'abakinnyi ba sinema bakunze uyu munsi kuri wowe niko wabibona ubundi uri kumpakanira se icyo nababwira cyo ngende kureba road show ariko road show ni mu baturage ariko mwibuke yuko tutagomba gukundwa mu giturage gusa dufite n'abantu na digital platforms tukagira n'abantu b'ingeri zose ushobora gufata umustar kit uzi kuri social media wamujyana mu baturage nibo mumenye urabyemera ibyo ngibyo kuko abantu baccessinga internet ni bakeya abo bantu baccessinga internet rero nabo bafite uwo bakunda twebwe tuza mu bantu kuri internet uransangaho mu baturage uransangaho n'ibikibyo ariko hari umuntu utazwi kuri internet kandi mu giturage gukoma sibyo tuvuga urugero nka Regis arakunzwe n'abaturage sibyo ariko ushaka mu social media ugasanga abantu murusha followers ni benshi batanazwi kumurusha so gukoresha social media ni impano sinzi niba uri kumva icyo kintu ushobora kuba uzi Muyango cyangwa se uzi Shadibu ariko twajya mu giturage ugasanga abantu bazi Papa Sava cyangwa bazi kandi uwo muntu arusha abafollowers Shadibu afite miliyoni ariko bamujyana mu baturage ntibamumenye ugasaba kumva n'abahanzi baririmba hano mu Rwanda bashobora kuba bazi kuririmba pe ari umuhanzi ukomeye ariko twatajya na road show batamumenya kereka aririmbye si bibaho se ibyo ni reality ubundi kubaganiriza mu buryo buri rero ibyo uri kumbaza icyo navuga kuri Mashariki bakoze ibintu byiza navuga yuko niyo award ya mbere bayeho iri perfect urushije byarabaye cyagiye babatwara kuri wese nayo nicaye ntabwo turi mu cyo n'igihembo nicaye nakoye n'igihembo ariko uyu munsi nahamagara umuntu mubaza ahantu nyura kugira ngo ninjire akankupa kandi ari muri Mashariki kandi ntaje gufata amafaranga ari ibintu byabo bro ari n'ahantu ahubwo ngewe ntahari bitanakunda kuko njye n'abagenzi banjye niyo mpamvu habayeho ibyo bintu nyamara wabona usize ubuto bwawe no kuba muto mu ikofi ibijyanye n'ikofi bishyire ku ruhande umuntu yakwibaza ubutaha ko muri business umenya ahantu ushora nuko iyo ubona utunguka urabireka kandi nta wundi imodoka zo hasi ubutaha uramusobanurira kibunga imodoka bwa natunze ijipo ntabwo rero nahatanira ingufu tuvuge mu buryo buri technical imodoka zagaragaye ku munsi w'ejo kandi mumaze amezi 3 muhatanira imodoka mutazi ko zifite na control muhatanira imodoka mutazi kuko zagaragaye Sindimo ariko jye sinahari muri people choice oya ngiye kuba narabaye nomine nkanabyemera nkasinya na contrat nuko nemeye kujya mu marushanwa sibyo kandi nkemera gutsindwa yego sibyo ndanabyemera bamenye yatsinze kuko ibisabwa yabyujuje ariko ntabwo wambwira ngo nanone ni itegeko ko matanira ikintu ntarabona bisi ikintu barakerekanye ejo niyo mpamvu nyine amajwi y'abafana babamenye bisazamuka bamaze kubona imodoka mu bindi byiciro bindi uhataniye harimo icyiciro cya best actor hakaba n'icyiciro kirimo filime yawe muri feature film hakaba n'abakinnyi bawe muri filime zawe bari nominated mu bindi byiciro kutashye ngo amaherezo naya ntabwo uri buze kubafana ntabwo uza kwishimira ibyawe nakubwiye ko mfite impamvu z'ubuzima ntabwo nahagarara event yose ngiye kuri restaurant nimo agaceri gake nihe restaurant yanjye namamaze CKYC Lounge dufite umuceri utabona handi hantu ugiye kurya umuceri uvuye muri yenda ndanashonje noneho uribaze guhagarara ushonje niriwe ndi gushaka icyo ndibwambare kugira ngo event igende neza urisohoye baragusohoye kubera kuri bicu nta muntu usohoye pe arengana pe nubwo bazi ahantu hose ahantu hose iyo wakiriwe utakiriwe neza niyo kandi ntabwo ngende ndyaje sindi ndyaje iyo utakiriwe neza ntabwo wishimye ahantu nari mpagaze narebaga abantu bose bicaye reba ukuntu nambaye ndi nomine maze imyaka 10 muri kariyeri ninjye uhagaze njye ndi kureba hano mine uzongera cyane kuko nkunda sinema nzitabira ariko ntabwo nzabangamirwa nimbangamirwa
ubutaha uzawe ko mumurikiye ariko ubundi hano wari kumenya ko mvuyemo hariya usibye iki ngiki ibintu bitanu ubona bikwiye guhinduka muri ino festival. oya ibintu byose nanabishyize no ku rubuga rwa Mashariki, ibintu byose babikoze neza, nanjye nteguye ntabwo nabikora nkabo, babikoze neza, ahubwo akantu kabisobye ni sold out yabatunguye nta kindi. kuvuga ngo umuntu wese waje hano ntabwo bamuzi, ntabwo bamufite muri system, bagiye batungwa n'abantu baje, ariko uri kwibaza red carpet sobanuye iki? Abantu bose bajya kuri red carpet ntayabaye reba Neymar cyangwa Yamal aciye kuri red carpet yagera imbere akabona aho kwicara. Ntabwo tugomba gusuzugurwa gutyo. Niba banyubashye bagashyiraho itapi y'umutuku ntabwo ngomba guhagarara. Iyi tapi y'umutuku ni ibigaragaza ko wakoze. nta nubwo uyihagazeho maze nayivuyeho uretse nageze imbere ndayibura, urumva? Uvuga ngo niba uciye kuri red carpet nuko ufite ibikorwa wakoze. Iyo uvuye kuri red carpet rero ugahagarara, utayinyuzeho akaba yicaye, harimo downgrade. Nizo vuga ngo ufite amajwi 18 ari hari abantu ziba bafite amajwi yandi arenzaho y'abatari. Ni wirinda Siniya wanjye afite ijwi rimwe kabisa. Basanga ari nk'umusheri we. Nanjye urya mbere nari hawe na Digi kugira ngo mve inyuma. Abandi ni umufana wanyandikira arambwira ngo bro ngo kuri inyuma ngo nkora iki? Mwana udafite n'akazi ashyiraho amajwi yanda abona. wowe ntiwigeze wisora. Owe nta nubwo nize niyamamaza kubera ko ngewe ntabwo nshobora guhangana na Papa Savana bamenya n'iki byose. Nabibabwiye bigitangira ariko ngiye ntaziyamamaza. Kandi n'abankurikira barabizi ko sinigeze niyamamaza. Na code yanjye nayimenye ejo bundi cita twari turi kumwe batujyana imbere ubwo nabajije code yanjye. Ntabwo ari kunegirija ahubwo iyo muri Pocket Choice ufite icyo muri guhanganira. Iyo utabaye interested mu cyo muhanganira ntiwiri guhangana. Ni ibintu bisobanutse ni yego. Jewe ntabwo ngiye nahatanira ikintu ntazi. Ikintu cya mbere ngende Mariamana ntabwo nabikuza amafaranga ngo mata 10 mfite umugore ngo musobanure ngo ndi guhangana kugira ngo abantu banyemere. Oya, ariko bigaragara neza gute ugaragara nk'ukunzwe n'abaturage mu Rwanda. Abaturage bankunze kubera ubuhanzi, ntabwo bankunze ko none se ubukunzwe mu buryo bwa AI urumva ko utabukunze. bigaragara ko wikunze. Mbese twakoreye iki kugira ngo dutere imbere? bigaragara neza ko ukunze. Umusanze nababwiye ngo iki ntabwo nafata umuturage wanshyigikiye nkaba uwo ndiwe none ahangaha ngo nzenguruke igihugu ndi ku myaka 200, ahubwo ngomba kuyamuha kurengeje ubundi. Babikoze uri kubanenga? Ntabwo mbanenga, buri muntu atekereza uko umusore ko ari umusenateri, yewe nkafite abana 3 inshingano zirangana. Kenshi afite abana 4 wasanga ari umugabo we wabikoze kandusha amafaranga. Reka tugushimire. Namwe ndabashimiye gusa kambabwiza ukuri nkora nk'ibyo bakoze Bface. Irushanwa ryagenze neza, road show twagize road show nziza iri positive, twakoze imiganda, twagana n'abaturage, twakoze ibintu byubaka society. Mashariki yari successful kabisa, anabivuga uyu munsi nyuma yuko bamenya atsinze muri group, bakoze ibintu by'indashyikirwa. Nibi bintu wari wese utegura event byamubaho, abantu benshi baje bari benshi ntabwo babona kubyakira, ariko icyo navuga cyo nuko nanone icyo umuntu agombwa abakigombwa. Jewe ndi umukinnyi umaze imyaka 10 muri kariyeri ya sinema, kuza ahangaha nuko nta nsimbura mu byizi bampaye, mfite ibindi nari gukurikirana. So kuva rero naje ahangaha ibyo ngomba gukurikirana hari kubikurikirana, nagenda hakurikirana ibindi bimfitiye inyungu kubera ko uwo naje kureba nta gaciro yampaye, ndumva nta kosa ririmo. Kandi rwose ndabashimiye babiteguye neza. Red carpet nayigiyeho, uyu nguyu n'abandi inyuma y'uyu none naramutsinze. Bro urandusha? Oya ndavuga mu majwi aya cyane Kandi 12 bafite 12 mfite 18 ni menshi. ese kibo yatura gute ko amajwi yasavaho birangiye bagahita bakupaho system. nka rademini gusa biriya bigo byakiriye gushe. Oya saa 6 z'ijoro zageze ukoze refresh amajwi. Mushaka mu mpewa yidimbyine mbyine insinzi yabamenye yanshimishije. Agiye kuvuza ingoma mu matamatama. Fata telefone mana nagari bibe, fata telefone mana Nibaze ko nashatse kwambara imyenda iriho ngo konguzi bamenye. Nagombaga kwambara imyenda yanditseho konguzi bamenye, ariko abadesigner banjye basanze muri ariko nawe ari muri abo bantu batari bashya muri sinema. bamenya bamenya ariko Kibo turagushimiye. asante sana. Yo